Chisi. Salama ukiye sema ariko sinda ngiye naenda kugingo dupange gahunda zinuze zizakunda kwa kwanza ko zarangiye uje kugute kandi keke rero sibyo ya ntacyo biko zanyama nakubwira sinazigwaye cyo siwazibonye nazibonye ngo tuzigiya rero uzijyana nandi nawe amafaranga sinayaguhaye wayamaye uri kubona ko amafaranga situri ninga se subiza uyu ngo niga urangiye kuko uyu munsi kuri noheri reka njye noheri nyidegeye nyine uromane kuki muhinduka kuri noheri bro nadahinduka kuri noheri kumeze ariko tuba twatetse inyama God have mercy upon us. ariko inyama nigiye gutuma ubutukira amana nijire kamari kurumva ubusanzwe niga ariko tuzajye tubininga ko twatetse ibijumba mu rugo ibyo nyine kureba kuko nyine ubwo tubiniga uko ibijumba utabirya ariko inyama ho ntabwo twabishobora. Hello. Nibi byari birimo umwana mukari nawe rukangubita mukanya ndagakura amahungu kavanye reka kamubwira wewe ndumva uyu munsi kuri noheri ndumva nameze neza rimwe njya mvuga ariko nibwo tutamera neza kandi Yezu kavutse mana kandi Yezu kavutse ni bimwe ariko no kubona nameze neza mu mutwe Katsindwe na Yesu. n'utunyama nka tubiri nkabashyira mu gifu urumva kugira ngo izina ryawe rivuge uri kuba wongera igifu kuva ku nzira y'ufite urushisho rutwite cyane bakuze ngo umuntu utwiteze ntabwo abantu bashaka ndashaka urushisho rutwite kuko niwo mutwe urashaka naryo kurushyira muri ziriya nyama ibyo ni ukuri ahubwo ubaye wowe urindiga yanjye reka mwereke ukamwerekeza witangiye ase mana ko ndagiye mwana cyane ubu ngo ni nta kundi yawe ikindi nyine mwerekeza ukiye Nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? Reka mbwire Satani. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. ntacyo bitwaye tuwasanga ari kuniga ko ziriya nyama narisize ariko